Umuvugizi w'ingabo za Uganda UPDF General Felix Kulayige aherutse gutangaza amagambo akomeye agira ati Eastern DRC, you see, nature abhors a vacuum. And Eastern DRC had a vacuum of state control. And you people are talking about M23 and now idea from Uganda. There's over 130 groups inside the DRC. Yes. Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko mubibona kamere ibyara icyuho, kandi uburasirazuba bwa Kongo ufite icyuho gikomeye cy'ubutegetsi bwa leta. Nyamara rero mwebwe abantu muravuga gusa kuri M23 ndetse na ADF turuka muri Uganda, mu gihe hari imitwe yitwaje intwaro irenga 130 imbere muri Kongo. Ubu rero mu bihe nk'ibi ngiye mbona ko hagomba kubaho guverinoma ihamye Kinshasa ifite ubushobozi bwo gushyiraho guverinoma igendera kuri gahunda ya Federalisme. Ubutegetsi no kuvuga ngo bwegerejwe intara cyangwa bwa states, ibyo bizatuma leta ibasha kugenzura no kuziba icyo cyuho cy'inzego z'ubutegetsi zidakora. Ese muremeranya n'iki cyuho of state control? Do you eliminate this vacuum? Nshuti bavandimwe bakunzi b'amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari, muraho neza. Aya magambo mukimara kuyumva nkuko muyumva si amagambo asanzwe akoreshwa mu kiganiro gusa, ni igisasu gishya gitwikijwe muri politike no mu mutekano by'akarere kacu. Kumva umusirikare mukuru ndetse n'umuvugizi w'igihugu gituranye gikomeye nka Uganda atinyuka kuvuga ijambo Federalisme ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo, ntingo gukora mu ijisho leta ya Kinshasa yibereye mu murwa mukuru idashoboye gucunga umutekano w'abaturage bayo. Ese ibi bivuze iki by'umwihariko kuri gahunda n'iby'umutwe wa M23 uharanira? Ese byaba ari intangiro y'umushinga wo gushinga leta yigenga ya Kivu, no kuvuga Kivu state, ibintu abategetsi ba Kongo batinya cyane bakabyita kugabanya igihugu cyangwa gucamo igihugu kabiri? Muri inkuru yacu y'uyu munsi tugiye gusesengura mu buryo bwimbitse icya magambo asobanura uburyo ahuye n'ibyo M23 ishaka ndetse n'impamvu Uganda yahisemo kubivuga muri iki gihe. Twicarane dutega amatwi kuko ibi bintu biremereye cyane. Reka tubanze duhere kuri ijambo rikomeye cyane General Kulayige yakoresheje agira ati kamere yanga icyuho. Ibi byumvikana bite mu isesengura rya politike n'umutekano w'ibihugu? General yashakaga kumvikanisha mu buryo bwumvikana neza ko leta yananiwe kuzuza inshingano zayo zibanze nko kurinda abaturage bayo, kubaka ibikorwa remezo nk'imihanda n'amashuri, gushyiraho inzego z'ubutabera zitabera umuturage, ndetse no gutanga serivisi zose za leta zisanzwe. Aho hantu ntihashobora kuguma ari ubusa cyangwa ngo hatabamo undi wigarurira ubwo bubasha ngo abuyobore. Mu burasirazuba bwa Kongo rwose buri wese arabibona ko leta ya Kinshasa yananiwe mu buryo bugaragara kandi bweruye. Hashize imyaka 20 abaturage batagira kirengera. Kubera icyo cyuho leta ya Kinshasa, no kuvuga icyuho cya leta ikorera kure, abandi bantu barahagurutse bashaka kugenzura ku gace ndetse no kurinda abaturage. Aha niho hava ishingiro nyamukuru ry'imitwe yitwaje intwaro irenga 130 yirirwa ivugwa ko iri mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo, ndetse abandi bakavuga ko irenga 200. Buri mutwe uhita wishyiriraho amategeko yawo mu gace ugenzura, ugasoresha abaturage uko wishakiye ndetse ukanacukura amabuye y'agaciro wigenga. Kulayige rero yibajije impamvu abantu bibanda ku mutwe umwe gusa wa M23 bakirengagiza ko ikibazo cy'imizi atari M23 ahubwo ikibazo nyamukuru ndetse cyabanjirije ibindi byose ari icyuho cya leta, cyo yise mu ndimi z'amahanga cyangwa mu cyongereza nka state vacuum. Yagaragaje ashimangira ko Kinshasa bakwiye kureba ikibazo mu mizi yacyo aho kwita ku mashami gusa. Bagashaka kwitwaza izina rya M23 ngo bahishire intege nke zabo ndetse no guhishira imikorere mibi ijyanye n'imicungire y'igihugu kinini kandi gikize nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ngaho rero reka tujye ku ngingo y'ingenzi cyane kurusha izindi zose muri iyi nkuru ya Uganda, ari nayo yatumye dukora iki kiganiro uyu munsi cyangwa dutegura iyi nkuru. Ijambo Federalisme mu mateka yose ya politike y'iki gihugu cya Kongo, kuvuga ubutegetsi bwibumbiye mu byitwa Federalisme cyangwa se ubutegetsi bwegerejwe intara, ku buryo intara ubwazo ziba zifite uburyo zigenga mu gihugu nka leta nyine zigize igihugu kimwe, ni nko gukongeza umuriro mu nzira irimo ibyatsi byumye. Leta ya Kinshasa ifata iryo jambo nk'ikizira ndakuka, bakaribona nk'igisa no gushaka kugabanya igihugu cyabo mu bice. Gahunda bita balkanisation, bo bayita balkanisation aho kwita Federalisme mu izina ryayo. Ariko reka twibaze tuti tubishyire mu gaciro nyako. Ese igihugu kingana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite ubuso bwagutse cyane bungana hafi n'ubwo Burayi bwose bw'uburengerazuba buhurijwe hamwe, cyabasha gute gutegerwa neza mu murwa mukuru umwe gusa wa Kinshasa, nawo uri mu burengerazuba yo ku ruhande. Kinshasa yitaruye uburasirazuba aho ibirometero bibarirwa mu bihumbi. Igisubizo umuvugizi w'ingabo za Uganda atanga mu magambo ye nuko Kinshasa idashobora kubikora na gato ibikoreye muri urwo rugendo rurerure, keretse habayeho guverinoma ihamye Kinshasa yiteguye gushyiraho uburyo bwa Federalisme nyakuri. Ibisobanura guha intara by'umwihariko izo mu burasirazuba ububasha bwagutse bwo kwiyobora nka leta ntoya imbere mu gihugu. Izi ntara zikaba zabasha kwicungira umutekano wazo wihariye, zigacunga umutekano wazo kamere, ndavuga umutungo kamere wazo, ndetse zikaba nyine zifite uburyo zikorana na leta nkuru gusa mu bijyanye no kugira imisoro zisigira leta nkuru y'i Kinshasa. Nabwo ni imisoro mike babumvikanyeho no gukoresha umutungo wabo ziteza imbere, zikanateza imbere abaturage batarinze kujya gusabiriza ibyabo i Kinshasa ahabera ibindi bikorwa cyangwa aho imisoro yabo yoherezwa yose idakoreshwa icyo yagenewe, nyine igakoreshwa mu nyungu z'ab'i Kinshasa cyangwa z'abayobozi nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ibyifuzo bya M23 na leta yigenga ya Kivu, aha rero niho twinjira mu gukemura ndetse no gusesengura ikibazo cya M23 n'ibitekerezo byo gushinga leta ya Kivu abantu benshi bakunze kugarukaho cyane mu minsi yashize nk'igisubizo kirambye muri aka karere. Umutwe wa M23 ntabwo ukwiye gufatwa nk'umutwe witwaje intwaro ugamije gusa kwigarurira ubutaka no kurwana nta ntego y'igihe kirekire. Ni ishyaka ndetse n'umutwe ufite impamvu za politike zisobanutse neza cyane. Impamvu yabo nkuru ni ukurengera abaturage bavuga ikinyarwanda ndetse n'abandi baturage bose bo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo bakandamijwe na politike y'ivangura n'ihezwa rimaze imyaka ibarirwa muri za 40. Iryo vangura rikaba rikorwa na leta ya Kinshasa ifatanyije n'imitwe ishinjwa kugira ingengabitekerezo ya jenoside nk'uko bitangazwa ndetse nk'uko bigaragara nka FDLR. Ndetse iyi FDLR ikaba igizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 bahungiye Kongo bagashinga iyi FDLR. Ndetse tutibagiwe n'abazalendo, iyi mitwe y'abamayimayi yihurije hamwe ndetse n'abandi bicanye n'ibisamba byo muri Kongo. M23 rero yasabye ubugira kenshi ko habaho ibiganiro bya politike bisesuye bitarangwamo ikinamico kugira ngo harebwe uburyo abaturage bo mu burasirazuba bakongera kubona ijambo ku mutungo wabo utabarika ndetse no ku mutekano wabo ubura buri munsi ugasanga bicwa nk'ibimonyo. Urebye neza ukuntu M23 ikora mu buzima bwa buri munsi, iyo ifashe uduce dutandukanye turimo Bunagana, Rucuru, Masisi n'ahandi henshi yagiye yigarurira, ihita ishyiraho inzego z'ubutegetsi zikora neza kandi zisobanutse. Bashyiraho inzego z'umutekano zitabera kandi zidasahura abaturage.
bakanatanga serivisi zose leta ya Kinshasa itigeze itanga mu gihe kirenga imyaka 20 ishize muri ibyo bice. Mu by'ukuri rero M23 yerekana mu bikorwa ko intara za Kivu zishobora kwiyobora zinakwiye uburenganzira bwuzuye bwo kutabwirizwa buri kintu cyose n'abategetsi bicaye Kinshasa bari kurya ruswa batanazi uko abaturage bigoma cyangwa amasisi babayo. Iby'ingabo za Uganda ziri kuvuga bya Federalisme rero ni uburyo bugaragara kandi bushobora kwemerwa n'amategeko agenga ibihugu byo guha intara ya Kivu ubushobozi bwihariye bwo kwiyobora cyangwa se gushinga leta ya Kivu yigenga mu mikorere yayo yose. Niba leta ikomeje gushyigikira ubwicanyi, izi ntara zifite uburenganzira bwo kwitandukanya nayo nk'uko mu mateka ibindi bihugu byabikoze kugira ngo birengere ubuzima bw'abaturage babyo. Aho gahunda ya Federalisme rwose iha umutwe wa M23 ndetse n'abandi banyekongo bose basanga ibibazo bo mu burasirazuba ubushobozi bwo kwiyubakira igisirikare cyabo bwite n'igipolisi cyabo bibarinda batarinze gutegereza abasirikare ba RDC bakunze kurangwa n'imyitwarire mibi nko kwiba abaturage ku manywa y'ihangu no gukora ihohoterwa rishingiye ku moko, kubavuga ururimi rw'ikinyarwanda. By'umwihariko abatutsi bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane, bamwe barabatwitse abandi babica bateye amabuye batirengagije n'abasirikare bakuru mu ngabo zabo nk'uko twakomeje kugera tubibona mu bice bitandukanye birimo na Goma ndetse ukanakomeza ukagera no muri za Maniema. Birumvikana rwose ko umuntu wese asomye cyangwa kumva aya magambo akwiye kwibaza ati kuki ari umuvugizi w'ingabo za Uganda uyavuze cyangwa uyatangaje muri uyu mwanya tuvugana. Mareka tubivuge uko biri rwose tutarya iminwa. Uganda nayo ifite inyungu zihambaye cyane mu burasirazuba bwa Kongo ndetse imikino ya politike yaho irayireba cyane kuko ihangayikishijwe n'ibihabera bishobora kwegiraho ingaruka. Icyambere kandi kibanze twese tuzi, Uganda ikeneye umutekano usesuye ku mipaka yayo y'uburengerazuba kubera ko hashize imyaka myinshi cyane umutwe w'iterabwoba wa ADF Allied Democratic Forces uhungabanya iki gihugu cya Uganda. Nyamara uyu mutwe wibera cyangwa wihishe mu mashyamba yo muri Kongo uhabwa urwaho n'icyo cyuho cya leta twavuze haruguru, aho iyi leta yabuze ubushobozi bwo kwirukana uyu mutwe wa ADF. Ikindi gikomeye kandi kitagomba kwirengagizwa ni inyungu z'ubukungu n'iterambere bihuza ibi bihugu byombi. Uburasirazuba bwa Kongo ndetse n'uburasirazuba bw'amajyaruguru bwa Uganda bihuje ibikorwa byinshi by'ubucuruzi bwambukiranya imipaka bwa buri munsi. Imihanda mikuru igana muri Kongo irimo uva Kasindi ukagera mu mujyi wa Beni ndetse n'uva ku mupaka wa Bunagana ukagera mu mujyi wa Goma. Yose ni imihanda ifatira runini ubukungu bwa Uganda ndetse ikaba ariyo misonga y'amajyambere y'ubucuruzi ku ruhande rw'abacuruzi ba Uganda bajyana ibicuruzwa muri Kongo. Leta yigenga y'agateganyo cyangwa se intara ifite ubwigenge busobanutse bwa Federalisme ya Kivu niyo yaba inshuti nziza cyane ya Uganda mu by'ubucuruzi ndetse n'umutekano urambye kurusha uburyo bwo kuvugana n'ubutegetsi bwa Kinshasa buhora buhindagurika bwirengagiza amasezerano yagiranywe n'impande zitandukanye kandi bukananirwa kwita ku mihanda yubatswe ngo ikoreshwe mu bwisanzure. Mu gusoza iyi nkuru yacu ndashaka kongera gushimangira ingingo zikomeye cyane kandi ndende twabagejejeho kugira ngo twumve ishusho nyayo ibiri kubera muri kariya karere gakomeje kubura amahoro. Amagambo atangaje General Kurayige akaba ari umuvugizi w'ingabo za Uganda, afite ingabo zifite ijambo rikomeye n'ikimenyetso cyerekana ndetse kigaragaza ko n'ibindi bihugu by'abaturanyi ba Kongo bimaze kurambirwa cyane n'imiyoborere mibi ya Kinshasa n'uburyo ubwo butegetsi budashobora na gato kurinda abaturage bayo, bigatuma imitwe yitwaje intwaro ikora iterabwoba ndetse n'ubusahuzi ibona indiri yaho yisanzurira nkaho ari wabo.
twabonye neza ko kuvuga ngo kamere yanga icyuho byumvikanisha ko aho leta inaniwe gukora ibyo isabwa byose ngo ifashe abaturage, abandi bantu cyangwa imitwe igomba gufata iya mbere ikayobora kuko abaturage baba bakeneye uburinzi mbere y'ikindi kintu cyose kugira ngo babeho. Ibi byose bikaba rero bishyigikira rwose ndetse bikuzuza umurongo wa politike umutwe wa M23 wakomeje usobanurira amahanga n'abaturage ba Kongo bose umushinga wa Federalisme yuzuye, cyangwa se kuba intara z'umurasirazuba nka Kivu zagira ubwigenge busesuye bwazo bwo kwiyobora imbere mu gihugu, zikishingira umutekano wazo n'ubuzima bw'abaturage bazo. Noneho byatangiye gushyigikirwa n'amajwi aturuka mu bihugu byo hanze bikomeye muri kariya karere nka Uganda. Ntibizabatangaze rero kubona mu minsi iri imbere uyu mushinga cyangwa iki gitekerezo kigenda gifata intera nini cyane kurushaho, ndetse ukaba wavamo igisubizo cya burundu cyo gushinga leta ya Kivu yihariye idakandamizwa cyangwa idashingiye kuri guverinoma idakora iri kuri cyane Kinshasa. Ikibazo gikomeye gisigaye ni ukumenya gusa niba Kinshasa izemera kumva iyi nama ikomeye yahawe, cyangwa niba izakomeza gukora amakosa ahoraho yatumye ihatakariza ububasha bwose, bikazayiviramo gutakaza burundu ubutaka bw'uburasirazuba. Mu bindi bintu bikomeye cyane biri kuvugwa mu Busuwisi nuko mu by'ukuri Federalisme mu bintu M23 yateretse ku meza nuko Federalisme irimo ndetse na leta ya Kivu. Ibi bintu ni umusonga mu rubavu rwa leta ya Kinshasa. Ibi bintu bikaba bikomeje kurya mu mutwe Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'abayobozi barimo Patrick Meya ndetse n'abandi bose batandukanye. Ese bizarangira bite? Sovola RDC nayo ikabikomeje kugenda itezamo isora amatangazo atandukanye. Byose ndakomeza kugenda mbibakurikiranira nk'ibisanzwe inshuti bakozi ba Pirates News TV, mukomeze muhane nanjye.